Depression ni indwara ikunze gufata abantu benshi bitewe n'ibintu bikomeye banyuzemo cyangwa se ibyo banyuramo uyu munsi ariko bitari byiza. Hari igihe rero tubana n'abantu bafite depression tutazi yuko bayifite nabo ubwabo batabizi ko bayifite. Biba byiza rero iyo wirebye ukabanza kwikontorora ukareba neza niba udafite bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu ufite depression nk'uko nabivuze muri video yanjye. Hari igihe uba ubona ufite imyitwarire idasanzwe cyangwa se imico idasanzwe utari usanganywe, ukayoberwa impamvu ibitera ariko ukaba ufite cyangwa se waragize depression utabizi. Uyu munsi rero hari ibintu ugomba kwirinda kubwira umuntu wamenye yuko afite depression cyangwa se ubona yitwara mu buryo budasanzwe. Nguhaye ikaze niba uri mushya, ngushimira by'umwihariko wowe udahwema kubana nanjye. Icya mbere uzirinda kubwira umuntu ufite depression, uzirinde kumubwira ngo kuba ufite depression ni ukubera ko udasenga cyane, udafite Imana mu buzima bwawe cyangwa se uri wa muntu uri aho udasenga. Hari abantu benshi bazi ko gusenga ari uguhora mu rusengero, ari uguhora wereka abantu ko usenga, ariko burya buri muntu wese ku giti cye agira aho ahurira n'Imana ye. Gusenga mu ruhame nabyo ni byiza ariko nanone ntabwo waca iteka uvuga yuko umuntu adasenga kubera ko utamubonye mu rusengero. Icya kabiri, kumubwira ngo kuba uri depressed cyangwa ufite depression ni amahitamo yawe. Hari umuntu ukureba akavuga ati ariko si ibi bintu buriya birakaze ku buryo wagera aho urwara depression, ntiyibuke yuko buri muntu wese agira uko ateye mu buzima bwe, akumva ko kuba icyo kintu cyarakubayeho cyangwa se uri kugicamo kidakomeye ku buryo cyakugeza ku rwego rwo kurwara depression. Ikindi cya gatatu, ugasanga uramubwiye ati ariko uri umunebwe, ubunebwe bwawe buzakugeza hehe? Nta muntu n'umwe ushobora guhitamo kuba umunebwe. Niyo waba wiyumva nk'umunebwe, byanga bikunda hari impamvu ibitera ariko nawe utazi. Hari igihe ushobora kumva ufite ubunebwe bitewe n'uko wakoze cyane, ariko nanone hari abantu bagira ubunebwe nta n'ikintu bigeze bakora, kandi twasanze ko nacyo ari kimwe mu bimenyetso bikwereka ko ufite depression. Ikindi wakwirinda kumubwira, ukamubwira ati ariko ubwo ni iki cyakubayeho gikaze ku buryo wagera aho urwara depression? Nk'ubu uracyari muto, nta bintu byinshi urahura nabyo, ariko ukibagiza ko ntabwo uzi uko yakuze. Depression ntabwo igira imyaka. Hari abantu baba depressed kandi bakiri bato cyane bitewe n'ibyo baciyemo n'uburyo babonye. Rero uzitondere cyane kubwira umuntu ngo uracyari muto ntabwo wakarwaye depression. Ikindi ngo byose ni wowe ubyitera. Nta muntu n'umwe wishimira kunyura mu bintu bibi cyangwa se kubibona, bityo uko byagenda kose ujye witwararika mu kugira ibyo uvuga. Ikindi ugasanga umuntu arakubwira ati ariko ukunda kuryamira, ubu ubona uzigeza kuki ibintu nk'ibyo? Hari igihe umuntu aryamira kubera ko yananiwe bitewe n'icyo yakoze, ariko nanone wibuke ko abantu bafite depression bakunda kugira ibitotsi cyane, bakumva umunaniro, bakumva barashaka gusinzira. Rero mbere y'uko ubwira umuntu ngo ukunda kuryamira mu rwego rwo kumwumvisha yuko akabije, uzamanza umenye ko nta kibazo afite. Ikindi kumubwira ati rekeraho kwitwara gutyo, rega twese turababara. Ubwo ibintu byose uba wabikomeje ariko ukibagirwa yuko yego twese turababara ariko ntabwo twese tubabara kimwe. Hari abantu bababara ku rwego rukabije, hari n'abandi bababara ariko bikarangira. Nta muntu uhitamo kuguma mu buribwe, buri wese aba yumva yababara ariko agira n'igihe cyo gukira agakora ibindi, ariko twese ntabwo twakira ibintu kimwe. Hari abantu bafite imitima ikomeye, hari n'abafite imitima yoroshye ku buryo abona ikintu rwose kikamugezayo. Hari n'undi uhura n'ibintu byinshi bitandukanye ariko ugasanga n'ubundi aracyakomeye, arabinyuramo ariko ugasanga nta kintu byigeze bimuhungabanyaho. Rero nawe mbere y'uko ubwira umuntu ngo ibyo bintu wibigira ibintu bikomeye, jya ubanza umenye uko ameze, ubanza umenye
urwego ariho ko nta kibazo afite cyangwa se ko ataba arwaye depression, bityo bizatuma umenya neza uko umutwara. Abantu benshi banyura mu bintu bitandukanye nubwo baba batavuga, ariko kuba umuntu atavuga ntibiguha uburenganzira bwo kumubwira ibyo ushaka, kuko nubwo ntacyo yakubwiye ariko ntibivuze yuko nta kintu kigoye ari kunyuramo. Mu magambo uvuga ujye wirinda cyane kandi witwararike urebe ko atagira uwo akomeretsa, nk'uko wumva ko nta wagukomeretsa ariko nawe ujye wirinda gukomeretsa abandi. Wakoze cyane kubana nanjye rero, niba nawe wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe, ukande ku nzogera, ukande like kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.